ejo numvise umwana w'umukobwa ngo yivye icombo c'umupolisi. Babumva ko umuhungu kunywa inzoga ntagitangaje, ariko umukobwa we kunywa inzoga biratangaje. Why? Yes, reka nongere mbaha ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio muherere mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro Nyagasani muvyo murimo. Kuri microphone nitwa Rutebuka Juste, ariko sindije nyine kuri uno munsi nkaba ngiye gufatikanya na mugenzi wanje kuva ku Bihe TV show Diane Nkunzi. Diane Nkunzi akaba ariwe tugiye gufatikanya kino kiganiro aho twakiriye umustar wacu wamamaye cyane kuri none rero akaba ari uri kuri trend za hano muri Afrika ndetse no mu yindi migabane. Mu by'ukuri kubera ibikorwa bye bigiye bitandukanye by'umwihariko akaba dufitiye n'amakuru mashasha, ari nayo mpamvu twifuje kugira ngo tubashe kuganira nawe kuri uno munsi hanyuma atubwire byinshi bitandukanye. Ariko Diane mukanya arakabazo ararimo mbaza kuri uno mugabo tugiye kuganira nawe ndagira ngo baza akamubaza kugira ngo dutangire ikiganiro. Utubazo two ni twinshi byonyine kumureba gusa umuntu yatekereza kumubaza ibibazo byinshi bitewe na look afite tutamenyereye. Gusa ikibazo naringiza umubaze nuko mu busanzwe nk'abanyamurenge reka mvuge muri ubwo buryo ntabwo tumenyereye umuntu uri muri look yiwe uko ameze kandi ari umuhungu urabona dread, urabona marinette ya fime, urabona ukuntu ameze. Ahanini usanga abantu bahita batekereza mu buryo butandukanye, bamwe bakumva ko uri nk'ikirara, abandi bakumva ko uri nka wa muntu wo mu biyobyabwenge. None Menda Boy nagira nkubaze wowe nkawe ni gute wowe wiyemeje kuba muri iyo shusho kumera gutyo kandi uri muri societe y'abanyamurenge? Ya njewe nk'icyo nagusubiza nyine kuri icyo kibazo mbajije, icyo nzi ko umuntu ari mu mutima. Icyo kintu cyane ni nkaco nzi, umuntu ni mu mutima. So umuntu gukekera mu myambaro wambaye cyangwa se akagukekera tuvuge nk'uyu musatsi wanje kuri iyi shusho mfite, aho ngaho nyine hari igihe yakwibeshaho cyane, ariko nzi ko umuntu ari mu mutima. Impamvu je nakoze bino nuko ariyo look nkunda kandi mba mbona nyine nisangamo. Kimwe nuko ugenda ukagura umwenda ukabona uyu mwenda ni ukubereye, hari igihe ubona ukubereye ariko abandi babona ko utakubereye. So kubera ko ukubereye ugomba kuwakira kandi ukawukunda nyine kuko ubona ukubereye, tukagendere ku byo abandi bakunda ngo nawe ari byo ukunda kubera ko abandi babikunda kandi wumva bitakurimo. Tutirengagije ko mu muco wacu nta muhungu w'umunyamurenge ugira dread. By the way n'abakobwa nabo ibi ngibi ntabwo biba mu muco wacu n'abakobwa. Impamvu tubikora nuko ari aho turi kubw'uyu munsi, kandi tukumva nyine tunabikunze, ariko nta yindi mpamvu ya cyane. Look yanjye ntabwo ihuye n'akazi nsanzwe nkora kandi hari naho bihuriye. Ndirimba indirimbo za gakondo kandi nyine z'umuco wacu. So kuri ubwo ni ukuvuga ngo hari n'igihe nyuzamo nkaririmba n'iz'urukundo. Wenda iyo aje kuba ari sekira gusa yonyine nyine zino z'urukundo, hari igihe abenshi bashobora kuvuga ngo nuko ari zaririmba, ariko ndirimba n'iza gakondo, aho niho nza ncangira abantu. Impamvu mbikora ni ukugira ngo wenda abantu bakubone mu shusho bambone mu shusho zose. Ni nk'icyo kabisa, ariko baza bumva gusa message ntanga ntibite ku bindi, naje ndabikunda nyine nabyisanzemo. Hari abantu barashobora kumva ko twamujajinze cyane. Diane, impamvu ntekereza ko yakoje kano kabazo ni akabazo keza cyane gashobora gutuma urundi rubyiruko rugira imyitwarire runaka ruvoma kuri wowe cyangwa se runenga kuri wowe. Dia, ako kantu urumva twakavaho gutyo kugira dukomeze? Oya, kandi nagira ngo mubazeho kuko njyewe ku bwanje ntabwo mujajinga, ariko ndimo kubaza muri rusange kubera bitewe nuko abantu bamubona. Dufate nk'urugero nk'iyo utashe nk'ubukwe bwa famiye, ugataha nk'ubukwe bwa famiye uri muri iyo shusho, ubona abantu babifata gute? Ba famiye ubona bagufata gute? Ese ntago bakujajinga cyangwa se no mu makanisa ahantu nk'aho ngaho hari nk'abantu bakuru, wenda urubyiruko rwo bumva ari ibisanzwe, ariko nk'abantu bakuru ubona babifata gute? Wababwira iki? Barabyakira nyine, barabyakira nta kundi.
kwiba gutera aya komenti zararangiye komenti zari imbere barahebye oya ntabwo ari barahebye barabyakiriye komenti zari imbere ariko ubu nyine barabyakiriye nyine bamaze kubona ko ari ibisanzwe kandi ntacyo bitwaye nuku ni nuku no mu mutima w'umuntu ni mu mutima w'umuntu gusa icyo mbasaba ni uko boza bumva message ntanga nta kindi nuko niko bimeze. Diane ndizera ndashidikanya ko anyuzwe, kandi ikindi wenda hari abahanzi bakunze kubona afite imyitwarire yabo mu z'ukuri bituma wenda hari igira icyo bafasha mu kazi kabo ntawamenya. Je sindigera mbaho umuhanzi ngo menye impamvu umuntu ashobora kuba afite look runaka, ariko kameme hari impamvu byanga byakunda. Rero ndagira ngo twakomeza n'ikiganiro Diane. Uyu mugabo nubwo twatangije kumuganiriza gutya ariko ntituramumenya neza, ariko amakuru make mfite ngo nuko ashobora kuba ari mu bahanzi bamenyereye mu mujyi vuba cyane, ariko ari mu bantu bavuye mu minembwe vuba. abaje vuba nyine nibo baza basirimuka vuba cyane. Niko bimeze Mendaboy? ya niko bimeze kabisa rwose, ntabwo nabihakana. Turi mu bahanzi baje vuba kandi bamenyera vuba. Ndi umunyaminembwe ahantu hitwa kuri Mishasha. Nziza cyane. Mendaboy twabonye agenda akora indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko reka duhere gatoya inyuma kuri afishe ya Ndondo. Twigeze tubona aho yari amategura igitaramo hano mu mujyi wa Nairobi. Twakimubonyemo yaraperforminze ndetse ari mu bahanzi benshi, ariko nanone akaba muri bakeya bashobora kuba baraperforminze muri ico gitaramo. Niwo bashije kugaragara mu rwego rw'abahanzi hano mu mujyi wa Nairobi. Diane, sinzi utekereza ko ari inkiye mpamvu ishobora kuba yaratumye Mendaboy bamuhitamo kugira ngo abashe guparticipatinga muri kiriya gikorwa ca Ndondo? Mu by'ukuri hariho abahanzi benshi dusanzwe tuzi batandukanye bari hano mu mujyi wa Nairobi, wenda ataratubwira w'impamvu wowe utekereza ko ari nkiye buriya. Okay, njyewe sinagiriwe n'amahirwe yo kukibamo, ariko ntekereza ko wenda ari uburyo akoramo. Ni umuhanzi ugezweho, urumva azamutse vuba kandi ahita amenyekana cyane. Ntekereza ko ariyo mpamvu cyane, kandi ugereranyije n'ibikorwa akora ubona ko agerageza gukora ibikorwa byinshi, kandi kuba akora ibikorwa bijanye n'umuco abantu barabikunda kandi bakabyishimira cyane, ko Ndondo nawe ari byo yari arimo bijanye n'umuco. Nkeka ko ariyo mpamvu ari we bahisemo cyane aho ngaho. Good. Nanje ni nko ntekereza, ariko Mendaboy urahibereye, reka tureke kukuvuga uhari. Wowe niki cyatumye wenda hari utekereza ko baguhitamo muri buriya buryo, kugeza naho noneho turi buze kugaruka kuri collab byarangiye mukoranye na Ndondo? Nuwe mwihariko ufitanye na Ndondo mu buryo bw'umubano? ya noneho nk'impamvu cyane babisobanuye, ariko nk'impamvu yatumye bampitamo wenda ni ibikorwa byanje. Mu bahanzi barimo gukora ndi gukora, kandi ntabwo ari ibintu byo kwiyemera cyane, namwe murabizi. Gusa nyine bino bikorwa byacu hari ukuntu biba bigoye kugira ngo ukore video na audio byose bisohore, hari ukuntu nyine biba bigoye. So kuba ndi gukora kuriya wenda ni nkacyo kiri mu bintu byatumye bampitamo. So umubano wanje na Ndondo nta kibazo kabisa, tubanye neza. Namusabye collabo arayemera, arayimpeza, nta mutima mubi rwose ntiyangoye. Tuhita twatwika nyine, turahatwika harasha. Muhita mwatwika. Aha, byarangiye mukoranye indirimbo. Ndagira ngo yatubwira kuri ariya makuru y'iriya indirimbo twamubonanye we na Ndondo. Ese byavuye kuki? Ninde wanditse indirimbo? Byagenze gute kugira ngo mukorane indirimbo cyane ko mutanatuye ahantu hamwe? Kugira ngo Ndondo yatuye muri Canada ariko yarari hano. So yaraje nyine, aje ino mu zindi za gahunda ziwe nyine, aje no gukora igitaramo. Naho twahuriye, kwanza twabanje kwandikirana kuri telefone mbere yuko aza, ansaba kuzaba muri show yiwe. Ndabyemera, birangira duhuriye nyine muri show yiwe. Nanjye birangira musabye collabo, birangira mpaye collabo. Indirimbo yandika ni twapanze umunsi turahura,
tuja studio turakora indirimbo turayandika muri studio turahatwika. Ndondo ni umuhanzi ndagira ngo uri ku rwego ruhanitse uzwi kuva kera cyane twamumenye abenshi tukiri batoya. Ndondo naje gusanga ashobora kuba ashaje. Ndondo natashaje ashobora kuba nyine amaze kumenyamo ubwenge ko urumva yatangiye kuririmba kera, nanjye natangiye kumva indirimbo ze kera kabisa ukiri muto na oya. Ndondo njyewe ntakubesha rwose, Ndondo natangiye kumva indirimbo ze nkibaruguru kandi ga mbere cyane. umwana gute Nari mfite imyaka itari mike kibiri kuyikubamo nka kangahe gusa, ariko yatangiye kera. Ndondo ni umu legend gusa nyine nuko mu bwoko bwacu abanyamurenge music hari ukuntu tutatuyiha agaciro cyane n'itari gospel, hari ukuntu tutatuyiha agaciro cyane. Ndibaza ko mu bahanzi batangiye sekira mu banyamurenge mbere Ndondo arimo, so kugeza n'ubu aracakora. Aracakora. Abataragera kuri channel yanjye ngo barebe inyota, aya bafite inyota nyine yo kutayireba nyine. icyo ngiye kuvuga kuri Ndondo mu by'ukuri ni umu legend nk'uko nawe wari ubisubiyemo. Ni n'amahirwe niko ntekereza kuba ushobora gukora utaramara imyaka irenze 2 muri industry ya music, ariko ukaba wabona collabo na Ndondo umaze igihe kirekire. Mu by'ukuri nta amahirwe niko nshaka kuzita bitewe n'izina tuziho Ndondo, nubwo nawe umaze kuryubaka kandi mu gihe gitoya kandi ukaryubaka mu buryo bwiza busobanutse. Wabyakiriye ute kuba ari wewe wabashije kugirirwa amahirwe mu bahanzi baba upcoming niko nshaka kubyita, kugira ngo babashe gukorana collabo na Ndondo? Ni ibintu nyine biremereye, biragoye tu nko kureba umuntu waba gufana uri umufana we kandi utekereza se uyu mutipe izi ngoma akora hari umunsi kwere twazahura nawe tukahatwika. Guhura gusa nyine kugira ngo umukorane. Wenda nje ntaratangira na music rwose Ndondo nabaga ndi umufana we byatari, so byaranshimishije gusa guhura nawe kandi tugahita tunakorana ubwo ngubwo. None ibibazo umuntu wafanaga mugahuri igihe muhuye bwa mbere kweri mugahita mukora audio nyine na video akaguha collab. Ni ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Gusa icyo namukundiye ni umuntu mwiza cyane, afite yani ishaka. Ntabwo yirata rwose. Kwirata mu kinyamurenge ni kwirata bibona kwibona tazayibona ntabwo aza yo kwireba nyine mu kirori mu kiyo, ariko kwirata nyine kwibona ku bantu ntabwo byavamo. Ntabyagira kabisa, ntabyagira. N'ababimukekera ntabyagira. Niba nawe ubaye yani niba nawe ukeneye kumusaba kora buzayimusaba azayigwa. Ndondo ni umwana mwiza cyane kandi umugabo pe naramushimye, aho ari hose amenye ko mushimiye ni umugabo. Noneho twihuse wakomeje kuvuga ko mwagiranye collabo na Ndondo, ariko wenda hariho abantu batazi n'iyo ndirimbo. Ni indirimbo yitwa gute? Ese irimo amagambo ameze gute? Mwaririmbye ku bijanye n'iki gikubiye muri iyo ndirimbo kugira ngo abantu banagire n'inyota wa mugani yo kureba iyo nyota? Ya indirimbo nibagira inyota kureba iyo nyota. N'ababareba kino kiganiro baraza kuyipininga aho ngaho murayibona, barapininga link. Ni indirimbo iriho already imaze kugera hafi muri views zigera mu 2,000 ku minsi 2. So kuri ubwo abantu badukurikiranye, indirimbo buryo ikozemo ni gutyo. Twayanditse dusa n'abantu bakuriye ino batazi ruguru, noneho tuyandika dusa na umwana wakuriye ino abaza nk'umusaza wa ruguru amubaza uko ruguru hari hameze nuko hameze ubu nyine. Urumva umusaza nyine amusobanurira ko bataramaga mu rubunga bagasuhura inka, bene uko nyine niko twayanditsemo. Ni nako imeze, ugende kuri channel urayibona rwose. Gusa ndi kumva nasara ariko nari kubaririmbira. Hanyuma iyo nyota nyine, iyo nyota usa n'utubwiraho nyine kugira ngo muyite inyota. Inyota niyo kumenya imuhira, niyo gukunda iwacu ukahamenya.
niyo nyota umwana wakuriye ina afite. gushishikariza abana kugira inyota yo kumenya imuhira, Muhira yo kumenya inkomoko. namwe murakumbuye ariko Turahwereye ahubwo iyo inspiration ibyo ari byose namwe niyo rukumbuze ahubwo nimwe mufite inyota abantu si ugukumbura gusa, inyota twebwe tugeze mu muhogo yani tumereye nabi. yes wenda turimo kugenda tugana mu musozo w'ikiganiro niko nshobora kubyita nubwo hakiriho nk'udupoints nka tungahe turi buze kuganiraho muri urubyiruko d'après tout muri urubyiruko mu by'ukuri kandi iyo twakiriye abantu b'urubyiruko by'umwihariko nk'abahanzi tuba dukeneye kumenya uko mwebwe mwumva urubyiruko rwa none rugomba kuba rwitwara. Hari iyo message mwabashe kuruhereza kugira ngo bagire inyota yo kumenya iwacu. Ni ikintu ciza kiri ngombwa mu bihe bisa n'ibi ngibi cyane cyane ko abantu benshi koko bafite n'inyota yo kumenya iwabo by'umwihariko urubyiruko. Ariko nanone hakaba n'abandi bantu usanga sometimes bajajinga urubyiruko bakavuga bati urubyiruko rwa kinogero rasa n'urunaniranye, urubyiruko rwa kinogero rasa n'urutitaye ku bintu, urubyiruko rwa none niyo nyota yewe nta nyota rufite kugira ngo bamenye iwabo, ahubwo bafite inyota y'ibindi bintu bitari byiza bitari mu ndangagaciro z'umuco wa kinyamurenge cyangwa se mu ndangagaciro z'umunyamurenge muri rusange, kuko umunyamurenge aba afite indangagaciro nyinshi zitandukanye nziza zimuranga. Ariko nanone basubira kandi kureba by'umwihariko nk'urubyiruko ruri mu mahanga, yaba ari hano muri Kenya twicaye, muri Afurika, mu bindi bihugu bitandukanye twagiye tujamo atari ku bushake, muri Amerika, ku yindi migabane igiye itandukanye, ugasanga urubyiruko rwa none rw'abanyamurenge rurasa n'urufite indi myitwarire itari myiza, itagaragaza ko ari ibintu byari bikenewe muri community yacu y'abanyamurenge. Ariko mbere yo gusubiza ico kibazo ngirango nkubaze na Diana araza kunyunganira, mubona urubyiruko rwa none ari urubyiruko rufite akahe kazoza by'umwihariko urubyiruko rw'abanyamurenge? Ndareka mpere kuri Diane nubwo atari we twatumiye, ariko Menda Boy by'umwihariko twatumiye kandi akaba umwe mu rubyiruko rukangurira urundi rubyiruko kugira inyota yo kumenya iby'iwacu n'indangagaciro zacu. Na Diane nawe nubwo tutagutumiye nawe ntiwantumiye ko turakorera ikiganiro hamwe, reka none duse n'ababikoraho nk'akantu kagiye kumera nka deba. Urabyumva gute Diane? Urubyiruko rwo muri iki gihe cyane ruri nko mu kigero nyine cya Menda Boy, ubona ahanini abenshi nkurikije nk'aho nkuye nuko mbibona, hariho bamwe bamaze kwangirika pe, ugasanga bari mu bintu bidafite nyine umumaro. Abana benshi banze kwiga, baragera muri iki kigero ukabona ntibashaka kwiga, bahise baja mu bindi, bakagenda mu bigare by'abana b'abanyakenya, ugasanga ibyo bintu si byiza kabisa nk'abana b'abahungu cyane cyane. Bitavuze ko harimo na bamwe bamaze kwisobanukirwa nk'aba bose nyine. Urumva niba umuhungu ungana gutya afata umwanya akandika indirimbo, agatekereza ruguru, agatekereza ngo yandike indirimbo inyota, abana bagira inyota yo kumenya iwabo, urumva ko afite ibitekerezo bizima kandi byiza, bona mwigiraho n'abandi. Ni byinshi, hariho benshi bakina amakomedi hano bamaze kwisobanukirwa, bari gukina amakomedi hano, bari gukina amafilme kabisa. Ni ibintu byiza cyane, usanga urubyiruko rw'abanyamurenge hari n'abo mbona bakina umupira. Ejo bundi nabonye bavuga ko n'abakobwa n'abagore tugiye gufonda ikipe natwe tugakina umupira, natwe turacara urubyiruko. Ibyo rero ni ibintu bikwereka ko urubyiruko rugenda rwisobanukirwa, nubwo harimo bamwe bagenda bayoba, ariko abenshi kubera ko bagenda bisobanukirwa bizatuma bagenda bagarura bariya bandi. Iyo babona hari ikintu bageze, uyu namara kuzamuka bakabona agize amafaranga, bakabona hari ahantu ageze, nabo bazamukurikira. Icyo navuga uko ni ukuri. Ariko nanone Menda Boy, sinzi niba hari akantu wumvise Diane yavuze gasamanira nkaho kabogamye ukuntu. Yavuze ngo cyane cyane abana b'abahungu bafite imyitwarire abakobwa bo nishasha
ako kantu menda boye araza ati gusa impamvu navuze abahungu Mhm. nuko ari we turi kumwe hano ngira ngo turi ku kiganiro kijanye n'abahungu nibo twatumiye nibo twatumiye Eh. kandi cyane 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 urubyiruko cyane. muri rusange hari ubwo urabona umwana w'umukobwa bafatiye mu burara hano hanze bakaba bavuga ngo baramwica cyangwa bamutwika ariko izo kese twagiye tuzibona aho bafata umwana ngo yagiye mu burara baramufashe baramwishe hari n'abo ngo bari guhiga bashobora kurasa no kuri uyu munsi ariko nta mwana w'umukobwa turabona iyo hariho numvise umwana w'umukobwa ngo yibye icombo c'umupolisi umwana w'umukobwa ngo yibye telefone y'umupolisi amwiba n'icombo kani imagine icyo kintu kabisa nyine urumva kiraremereye icyo kiraremereye rwose nyine uburara bw'umukobwa n'uburara bw'umuhungu ntimuza bushaka kunganya imbaraga kubera ko n'imbaraga ziba zirutana umukobwa n'iz'umuhungu zirarutana kandi hari ibikorwa bimwe umuhungu akora umukobwa atoshobora gukora cyane n'inkaco cyari gitumye wenda je ninkako ntekereje inkaco cyari gitumye wenda avuga gutyo ko ngo cyane cyane abana b'abahungu ariko nabashiki bacu bo nyine tiboroshe hariho bamwe turi mu guhura mu muhanda baba bagenda nyine nk'abamwe agasigisi sinziga nimba ariko bamwe ariko bagende bagabanye inyota waririmbye inyota naririmbye ntabwo ari iyo kunywa inzoga kandi ntabwo ari iyo kunywa amazi si niyo umwirire umwirire wawuzi Justin umwirire ni iki umwirire umwirire mwana ukura n'umuntu w'umugabo nganje none si cyo dushaka si kudusobanurira amata se yaraye kurumva twatuvuga ngo umwirarire cyangwa umwirire ahubwo se umwirarire baba umwirire ni iki dia umwirire jewe kubera ijambo batunze inka z'ibitare zagiraga umwirire mwiza numva ko ari amata yiriwe nyine so ntibizumvikana amata yiriwe wowe wavuze ko araraye nari mvuze ko hariho nk'abashiki bacu nyine nabo turi mu kubona hari ibindi bintu nyine basigaye bishoramo hano bitari sawa pe bitari sawa nko kunywa inzoga narinze mva ruguru ntarabona umukobwa w'umunyamurengo umwe inzoga narinze mva ruguru kabisa ntarabona umukobwa w'umunyamurengo ndahita mpakura kandi kabazo kubera iki bene wacu reka mvuge bamwe muri bene wacu buriya kujeneraliza biragoye kubera iki bamwe muri bene wacu baba bumva ko umuhungu kunywa inzoga ntabwo itangaje ariko umukobwa we kunywa inzoga biratangaje why impamvu ni umuco wacu buriya umuco ni ikintu gikomeye cyane umuco wacu wemerera abahungu kunywa inzoga ntubibe ariko nyine mu muco wacu kunywa inzoga ntabwo babihakana ku muhungu ariko ku mukobwa ntabwo byemewe mu muco wacu kubera ko na ba sogokuru abasaza bamwaga inkono wasanga Justin atazi n'inkono bamwaga inkono ugasanga nuko so je sinzi ko mu muco wacu wenda ntabwo byemewe ntabwo ari umuco w'abakristo kunywa inzoga ariko cyane mu muco wa kinyamurenge ntabwo babyanga cyane nyine kubera ko n'abasaza barabikoraga none buriya akazoza niba ibyo bibazo byose bihari reka tureke kwinjira muri deep cyane ngo tuzinjiremo cyane niba ariko si ibyo bibazo byose bihari Diane akazoza k'umwana w'umunyamurenge cyangwa se k'umunyamurenge ejo nyuma y'izi generasiyo zirimo kugenda zisaza cyane cyane ko twaragiye tugira n'ibibazo byinshi bitandukanye by'impfu akazoza kacu ni akahe wavuze ko bamwe batarimo kwiga batagikenera amashuri abandi babaye ibirara ariko si bose nubwo atari bose ariko urumva kera pourcentage nini kiragenda ija muri izo nzira akazoza kacu naka nkuko mbibona bizarangira twese tubaye bagikunda kurahiye kubera ko abantu bari ino kugira ngo baheze iyo nyigisho bayumve neza biragoye pe hari umwana muhura mu muhanda akagukubita uruswahili nawe ukiyoberwa ukibura kabisa ugasanga wanamuvugisha n'ikinyamurenge ntakizi kumva biragoye
gusa icyo twababwira ni uko mugerageza gusa hariho ubushize hari umuntu twaganiriye ambwira ko nka mbere ahantu yari atuye ntabwo yabaga ari proud yo kwitwa umunyamurenge, ntabwo yumvaga nabikeneye, ariko kubera ko yageze ahantu nyine yisanga muri bene wabo gutyo nyine arabimenya nyine aramenyera. Hari umuntu twaganiriye ejo bundi arambwira ngo hari umuntu ngo yabwiye ngo namwibwire, aramubwira ngo sinzi umurara aramubwiye, sinkeneye kuvuga imirara y'abandi sinibuka umurara aramubwiye, none arangije aramubwira ati kaya makora aragezweho amakora ari imirara, arangije aramubwira ati se wo mu nzu y'abake, avuga amazina ye avuga, none barangije aramubwira ati se uri uwanyana uri umutufulani wo mu nzu y'abake, aho kuvuga inzu avukamo ahita avuga inzu ya kiyateka atuyemo. Urumva kuwo ngo kabisa biragoye kugira ngo abisobanukirwe, uwo ngo afite inyota gose, afite inyota. Wowe urabyumva ute? aho ngaho akazoza k'urubyiruko tuvuge aba basaza bahari n'abakecuru mu minsi iri imbere wenda mu gihe batazaba bakiriho, tuvuge uru rubyiruko rwa none nibo bantu bakuru bazaba bariho. Mu by'ukuri karagoye ugereranyije n'ikindi gihe cyatambutse, ni ibintu umuntu arebesha amaso bitewe n'izi mpamvu. Hariho kuba abantu baragiye mu bihugu bitandukanye bakagenda bafata imico itandukanye, noneho bigatuma umuco wacu ugenda wibagirana buke buke. Nanaboneraho no kuvuga ngo nk'abantu bakuru tugerageze turebe ukuntu urubyiruko rwa none hashigwa izindi ngamba zo kugira ngo bigishwe umuco. None nka kiriya gitaramo Ndondo yakoze cyabaye nk'igishitura abantu bamwe na bamwe bagira ibyo bamenya, hari ibyo baba babonye, hariho umwana utazi igisabo, hariho umwana utazi inkongoro ariko wenda yarayibonye cyangwa se yaranayumvise. Hariya gerageze, hariho abantu bakuru, hariho abantu bajijutse, hariho abantu bazi bashobora kwigisha abana. Mu by'ukuri tugerageze twigisha abana no mu mago iwacu, tugerageze apana kuvuga ngo igiswahili gusa. Uzi ko hari ahantu uja wavugisha nyine umwana mu nzu ugasanga nk'akanyamurenge na kamwazi, ukibaza aba bantu baba muri uru rugo ibundi baza bagerageza ngo yewe nk'amavuga ikinyamurenge. Hariho abantu baba muri Amerika batari abanyamurenge ariko baharanira ko abana babo igihe ari mu rugo akagerageza akavuga ururimi rwabo kugira ngo umuco wabo utazatakara. Mu by'ukuri ugereranyije ukareba kuri uyu munsi n'uburyo tuvuga, umuco ugenda utakara uko iminsi igenda n'ukwishira. Niyo mpamvu hagomba gufatwa ingamba kugira ngo tubigarure, dukomeze tubyimenyereze. Twasoza ikiganiro kandi sinzi nimba hari icyo wabwira abakunzi bawe. Abakunzi banjye icyo nababwira gusa mbatuye inyota, gusa nyine ntikomeze kubagirira nabi, nimugende inyota irangire, nimugende mugabanye kuri iyo nyota kandi mugere kuri channel murebe indirimbo muyisharinge muduhe iyo support, dore tutabafite ntaho twogera. Channel ni Menda Boy nyine bisanzwe tutabafite ntaho twogera, kandi turabizi ko mudukunda, so muza mutugaragariza urwo rukundo, gusa muza mumenya ko twebwe ari twe tubakunda kurusha uko mudukunda. Icyo nicyo kintu njyewe nzi, nkunda abafana banje ahubwo kurusha uko bankunda. Gusa nyine nabifuriza ibihe byiza, bakomeze rwose badushigikire. Urakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro Diane niba ubinyemereye, hanyuma tuzongere ubutaha. Mu by'ukuri Menda Boy turagushimiye cyane. Wowe utaragera kuri channel yiwe urashobora kumanuka ukandika Menda Boy, hanyuma ukabona channel yiwe, hari indirimbo nyinshi zitandukanye, hanyuma ukazireba ndetse ugakora subscribe, ukabonamufasha gusharinga izo content ziwe zihari cyangwa se izo ndirimbo ze yamaze kuhashira kugira ngo abashe gutera imbere. Dushikirane twebwe twese. Hanyuma nanone manuka ku Bihe TV show ukore subscribe nk'ibisanzwe, naho urebe content zindi zihari, hari ibiganiro byinshi bitandukanye byiza ushobora kureba bikagufasha. Nanone no kuri IITV1 and radio manuka ubigenzo cyo. Ubu wasanga hari umuntu aho tureba batarakora subscribe. Byashoboka cyane wenda byaramuciye. Araho abo tuzaduhura bakambwira ngo we ngo nakoze subscribe, bwaca na sore indi ndirimbo ngo nakoze subscribe. Kumva nyine waza subscribinga akade subscribinga gutyo
subscribe bayikora rimwe iyo umaze gukanda hariya handitse subscribe nyine ku ibara ry'umutuku cyangwa se s'abonner mu gifaransa biba birangiye amakuru ubu yarangije kiba gisigaye gusa no kugira ngo uzureba ibiganiro ariko uba wamaze kuba umwe mu bagize iriya famiye ya channel wakoreyeho subscribe. Nitwa Rutebuka Justin, narindi kumwe na mugenzi wanje Diane Nkunzi, nanone umutumirwa Menda Boy. Ibiganiro nakagaruka mugira amahoro Nyagasani.